bakwita gutwi kumwe. Gutwi kumwe nari narayibuze nshakisha hirya no hino, ariko buriya igiti iyo utakigendeye buriya kukibona biba bigoranye. Bakwita ishikashike, munshikire ishikashike. Nawe igihe kinini nagushatse nari narakubuze. Igiti igihe maze imyaka nshakira bakwita umukurura, ariko ngewe nkwita umushyigura. Bakwita umukurura ariko ngewe nkwita umushyigura. Dore n'akandi gati nari narabuze wewe. Bakita umubazi. Narakabuze. Hari ibiti byinshi cyane nagiye nkiga, buri igiti iyo utakigendeye ntabwo ukibona. Byari bya ikigura nari narabuze, ariko Imana ishimwe kuba hano. Dore na cya giti gikomeye cyane bita umufatangwe. Kumbi nacyo kirahari hano. Uyu mufatangwe ndawuvurisha mukunga, umuti w'amahumane, umuti. Imana ishimwe kuba mbonye umufatangwe. Uyu mufatangwe kabisa umfasha kuvura indwara nyinshi. Niba iki se ko mbona muri mukunkamera? Ese Dusabima buryo uri umupfumu ko dusanze wivugisha? Iyi miti ni umuntu wari wariwe n'inzoka ngiye kureba hariya mu rugo, ndashaka kujya kumwunga nkamuvura, nyikoresha mu bijyanye no kuvura indwara nyinshi zananiranye. Ngewe ntago ndi umupfumu, ahubwo ndi umuvuzi gakondo. None se ko dusanze wivugisha ko ariko twari tuhaciye twigendera tugasanga urimo kwivugisha, nta nubwo twari tuzi ko bahamura ku muhanda, burya dusanze ahantu ku nzira? Kubera ko buriya iyo umuntu arimo guhamura, wenda dufate urugero nk'ubu mamuye ishikashiki, urumva? Biba bisaba kugira ngo ugende igiti ugihamure neza, kugira ngo nujya no kugikoresha kibashe kukugirira akamaro. Ngewe buriya ntabwo nivugishaga. Nk'ubu iki bacyita gutwi kumwe. Iyi gutwi kumwe rero nyikoresha mukunga umuntu wavunitse, umuntu ufite ibibazo by'amavunane, ariko cyane cyane ku bantu bavunitse. Dore nk'aka ngaka ureba uruheza, usanze ndimo kwahira aka ngaka bita uruheza, nako nkakoresha mu gutsirika nk'indwara. Umuntu bamuvuye yamara gukira, kugira ngo iyo ndwara itagaruka, dukoresha aka kantu bita uruheza. Niko dukoresha. Naho ubundi ngewe mu mivurire yanjye, iyo umuntu yavunitse nk'ivi ryagiye mu ruhande rumwe, ndamukandisha ubwungo akabasha gukira. Cyangwa se nk'umuntu yaba yariwe n'inzoka, inzoka yaje ikamuruma, iyi miti ureba hano ndaza nkahonda, namara kuyihonda nkaza nkashyira hahandi inzoka yamurumye, bwa bumara bw'inzoka bukamuvamo. None se ibi bintu ko abantu benshi n'ubundi twari dusanzwe tugize amahirwe tugusanga ku muhanda twigendera, ariko abantu benshi bari basanzwe bavuga ko Dusabimana ashobora kuba ari umupfumu. Ese ibyo bavuga byaba ari ukuri cyangwa? Kubera ko umuntu waza yafashwe n'amashitani, umuntu akaza yariwe n'inzoka, umuntu akaza afite uburwayi bukomeye, n'umusazi iyo yirukanka ku gasozi yatugeraho tukamuvura agakira. Ubwo rero abantu baje bahambiriye umusazi, iyo bamugejeje iwacu tukamuvura agakira, bahita bavuga bati burya uriya ni umupfumu. Ngewe rero ngewe ndi umuvuzi gakondo, nkoresha imiti y'ibimera. Ni ukuvuga ngo iyi miti y'ibimera nkoresha, iyo umuntu afite ikibazo, amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, uraza nkakuvura, nkaguha umuti ugakira. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuza afite nk'ikibazo gikomeye, wenda dufate afite baramuroze, ntabasha kugenda, yaranahinamiranye, uramuzanye ndamuvuye arakize, ariko iyo ugeze ku muhanda aravuga ati atari kuriya muntu, ati uburyo avuye umurwayi wanjye, ati uriya muntu ni umupfumu. Ni aho ngaho rero niho izina ryaziye. Buriya abantu benshi bakoresha ibyatsi aba ari abavuzi gakondo. Noneho mu bijyanye ubuvuzi bwawe abantu benshi bakunda gukomeza kugenda bibazaho, ni gute umuntu yabitandukanya koko no kuba byaba ubupfumu koko kandi dusanze? Ese
guhamura umuntu avuga hari ikindi hari iyindi ntsinzi birimo. Okay, reka nkwereke. Urumva hano urugero sibyo nciye bakwita gutwi kumwe ariko ngewe nkwita nyumvira. Urumva ni izina ritandukanye. Noneho ndongeye ngize gutya bakwita ishikashiki nkwise munshikire. Urumva ni izina ritandukanye. Noneho bakwita umushyigura ngewe nkwise mu ngururire. Urumva ni ukuvuga ngo ubundi icyatsi kiba gifite hari izina ukoresha urimo kukivuza kikagira n'irindi zina ku ruhande ryihariye. Buriya twebwe nkatwe kubera ko papa yari umuganga yavuriraga ibwami aza kuvayo, sogokuru wanjye ubundi niwe watangiye avura, papa aza kuvura hano i Kabuye, abantu benshi baramuzi, niwe wari umuvuzi gakondo, nanjye ndi umuvuzi gakondo hano i Kabuye, hano hafi y'uruganda rw'isukari, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, akagari ka Kabuye, mu mudugudu w'Amasangano, hano hafi y'uruganda rw'isukari. Papa rero niho yavuriraga, nyuma nanjye nza gutangira kuhavurira papa amajije gupfa. Ugarutse ku kintu cy'ibwami, ese papa we yaba yaravuze ku yihe ngoma, yavuye ku yihe ngoma? Ingoma nge nzi yuko mu bantu batangije gakondo mu Rwanda, sogokuru wanjye ariko niwe mvuga nyine, nawe ari mu bantu batangije gakondo mu Rwanda, sogokuru wanjye. Dusaba Imana reka tugushimire. Sawa murakoze.